amahoro y'Imana nabane nawe. Ese ujya wibonaho bino bimenyetso by'ubukene, uburwayi, gahinda, mubabaro, kujugunywa, gutabwa n'abantu no kubura amahirwe mu buzima, ukagerekaho no kurota uhinga bakwirukankana, inyamaswa zikwirukankana, urota imbwa, ipusi, ibikeri, inzoka, ndetse urota bashyingura, urota utaho bukwe n'imvura kunyagira no kwisanga uri mu gahinda ka wenyine, ukeneye deliverance. Ubumwe bw'abera ministries kugira ngo ahombye ubuzima nuko yinjiza uburwayi butera igihombo mu muryango. Guhomba kandi guhomba ni ikimenyetso cya karande. Akabati ubwo murasha umubiri, kamubuza amahoro, kamubuza umutekano, kamubuza kurya, kamuteza icyangiro, kamuteza gisuzuguriro, kamuha kurota nabi. Uno muntu rero kera nageze ku buzima bwe. Aho rero niho satani ahita gufatira, maze warangiza ugacishwa bugufi, ukahora usuzuguritse, nta kintu uri bugereho, gukora ntibishoboka. Utwo wakoreye twose washyizeho imbaraga, n'utwo washyizeho ubushobozi, n'utwo washyizeho kazigama, twose ukarya utwo ufite, ukarya turi muri banke, ukarya n'utw'abandi, ukarya n'utwawe, ukarya n'udusigaye, warangiza ukajya kurya n'utw'ideni tw'abandi utazishyura, wanapfa ugasigira urugo agahinda n'imibabaro. Vera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana n'umugambi Imana no gutorwa n'Imana birindwe nayo kandi nayo kandi Imana gukomeza. Ndabashimira mwe mwese twabanye muri aya masengesho y'iminsi 21. Mwarakoze gukunda ubumwe bw'abera ministries, mwarakoze guhagararana natwe, mwarakoze kwerekana ko turi kumwe. Abayakurikiye mwese Imana ibaha umugisha. Abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari Tanzania, abari Kenya, n'abari hirya na Kongo, n'abari yo kure bose turabazirikana. Mozambique, Zambia, Namibia, South Africa, Zimbabwe, Botswana na Lesotho, bose baratwandikira ndabibona. Ndetse namwe muherereye, ndasuhuza n'umuvandimwe wanjye uri mu gihugu cya Ghana, na Imana imuha umugisha kiganira kandamutsa. Abari Burayi Imana ibaha umugisha, abari muri Amerika Imana ibaha umugisha, namwe mwese abari mu bihugu bitandukanye, Australia, abandi bari haya mu bihugu by'Abarabu, nawe mwese Imana ibaha umugisha. Nabo ntabashije kuvuga uherere ntimve nabi mama, uri muri Guadeloupe ndagushuhuje, muri mu Bufaransa, aho uri hose ukunda ubumwe bw'abera ministries kandi ukumva uhangayikishijwe n'inzozi urota, humura ndahari. Dushoje amasengesho, ntabwo dushoje gusengera abantu, ibyo bintu banzu bitandukanye. Dushoje amasengesho, dushoje gusengera abantu. Wowe uri Kigali, ngwino mu ndahari, ngwino ndahari. Wowe uri mu karere mu Rwanda, ngwino ndahari. Wowe utuye hafi y'u Rwanda, ngwino ndahari, ngwino ngufashe gusenga. Ikibazo kiriye wowe utuye kure, tega n'ukuri. Niba nta n'ubushobozi tuzabisengera, ariko hakeneye bya biganza no kugira ngo ubohoke. Hakenewe na cya kiganiro kimbitse no kugira ngo tukubwire ngo bivaye, kuko kuri YouTube ntabwo twakubwira ibintu byose, ntabwo byashoboka. Kireka dukoze ikiganiro cy'iminsi igera kuri simbizi ntibyanashoboka. Ariko hari uganira n'umuntu akumva arabohotse, akumva araryohewe, akumva ageze ku rwego rwiza ruri hejuru. Kubera iki? Muri we hari amateka mazima y'Imana kandi Imana ikora ibitangaza. Ese wanyemerera ndashimira umuntu ugiye kuva mu gihugu ntavuze, agiye kwemera atega indege nawe, ngwino tugusengere tukubwira ibintu. Ni byiza urumva ikiganiro wandika muri comment. Hariho n'uwandika muri comment nkabura icyo musubiza, kuko mba mbona inzoza mbwiye ninzi sobanura uko ziri. Nakaga kandi amwambitse
isura itariyo cyane ko sinzi umuzi ngo ninde ngahitamo guceceka kugira ngo simbyumva. Dushoje amasengesho y'iminsi 21 ariko ntiduhagaritse gusengera abantu. Oya, ntabwo duhagaritse gusengera abantu, kuko hirya y'amasengesho y'iminsi 21 hari ijwi Imana yimimbwira ndimo ndaryumva mu mutima wanjye. Yaraye ibimbwiye nijoro, imbwira ikintu gikomeye. Irambwira ngo uduhiga ntiyacecetse, n'uturwanya ntiyatuje, n'ubundi shyari rongera mubyukana. Nzababwira ibanga rikomeye. Ariyo mpamvu nkugira inama wowe unyumva, nkongera nkagusaba mbishimitse ku mutima, nkubwira ngo harageze ko ubwawe wumva ukwiye gutabarwa. Dushoje amasengesho muri rusange, ariko ntabwo dushoje gusengera abantu. Tera intambwe. Uramba menere n'indi banga mutari muzi. Uzi ko niyo bambwira ngo urankeneye mu ntara ge naza. Naza ariko naza pe. Waba udafite n'itike na nkayishakamo, ariko Imana ikabohora ubuzima bwawe. Erega n'igihe bikeneye ko umuntu ajya kuri tere, biba bikeneye ko umuntu ajya kuri tere nyirizina akagenda akayigaragaraho. Urumva, akajya kuri tere akabona uko umuntu amerewe, akabona ibyo asengera n'uwasengera n'uko abayeho, maze yarangiza ukabona gufata ingamba nyayo igaragaza ko Imana iri mu ruhande rwawe. Aho rero niho umuntu w'Imana agaragaza. Nukuri naza pe, imbere y'Imana ishobora byose, imbere ya kamera mundeba, imbere y'isi yose, umpamagaye utantunguye kuza naza. Nkaza wese, nkaza mu mbaraga zose, nkaza mu buryo bwose, nkaza mu nzira zose, nkaza uko nteye kose, kandi nkaza nkagufasha gusenya ibyo bihome. Rero Imana ibaho umukiza na Yesu Kristo Nazareti, nanyamubwire ngo na amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Reka dusengane Imana. Turagushimiye uwera wa Isiraheli, turagushimiye Imana y'amahoro, turagushimiye igitangaza, turagushimiye kudukunda, turagushimiye kubana natwe, turagushimiye kuri uyu munsi wa mbere, turagushimiye ko twemereye kuba mwami, ariko ari ku munsi wo kw'amasengesho uratukoze kubana natwe, waratuzigamye, waratubaniye, wabanye muri twe, waduhaye imbaraga nubwo byari bikomeye, nubwo byari biruhanije. Werekanye gukora kwawe, watugiye bugufi, waraturengeye, twabonye ukuboko kwawe, twabonye neza yawe, twabonye imbaraga no gukira, twakiriye testimony nyinshi cyane zigaragaza mwami wamya ko ari cyo wakoze. Ndagushimiye Kristo. Rero uyu munsi bana natwe Yesu Kristo mwami wacu, amen. Rero ngacyavuga ku mbaraga z'uburwayi, nashimye kubikuganiriza kugira ngo wumve neza ko imbaraga ziteye ubwoba. Icya kabiri bivuga ngo ubwo hari ikintu kikubaho, inzozi mbi. Za nzozi mbi mpora mbabwira, mvuga buri munsi, inzozi mbi mpora nkubwira, kurota bapfuye, kurota ubona bashyingura, kurota ukora ubukwe nta muntu muri kumwe, kurota unyagirwa n'imvura ntawe ugutwikiriye, kurota uhinga, kurota uri mu cyaro, kurota urya nijoro ibyo warya byose, kurota wambaye imyenda yacitse, kurota wambaye inkweto za kera, kurota bagutwariye inkweto, kurota wabayeho guparika imodoka nta niyo utunze, kurota bagutwara ku igare. Ibyo byose ni ibimenyetso n'imbaraga zigusatira mu rwego rukomeye kugira ngo zangize ubuzima bwawe, ariko bikaba n'impamvu yo guhagarara kugira ngo Imana ikurengere mu buryo budasanzwe. Amavuta y'Imana bane nabero. So rero kuba iyo urwaye za ndwara, niyo mpamvu nabwiye ngo hari indwara zerekana ko ugiye kugira uburwayi. Uyu muntu arota ibintu bitabaho, arota ibisimba bimwirukankana. Rero n'inzozi ujye ubana nazo ziba mu mpamvu y'insiriri, kuko Satani arwanya umubiri kugira ngo abashe kugera ku bugingo. Satani ubugingo ntapfa kubwegera, ntiyabubona, nta buhishwe muri Kristo, ahubwo icyo akora ni ikinuka arwanya rwa rusengero rw'Imana. Ubugingo buhishwe muri wowe imbere. Rero Satani aguteza uburwayi, kaguteza ingorane, ariko agambiriye kugira ngo akure muri wowe ibyiringiro, bityo abashe kugera mu muntu uri imbere muri wowe, maze ajye yakwataka, utangire utakaza ubugingo kandi bitakabaye ngombwa. Ibyo rero nizo mbaraga mbi zihagurukira uwizera zikamurwanya. N'ibyanga byakunda akurasa mu mubiri, yamara gukurasa mu mubiri akaba ati ubwo murasha umubiri, nkamubuza amahoro, nkamubuza umutekano, nkamubuza kurya, nkamuteza icyangiro, nkamuteza gisuzuguriro, nkamuha kurota nabi. Uno muntu rero
kera nageze ku buzima bwe. Aho rero niho satani ahita gufatira, maze warangiza ugacishwa bugufi, ukahora usuzuguritse, nta kintu uri bugereho, gukora ntibishoboka. Utwo wakoreye twose washyizeho imbaraga, n'utwo washyizeho ubushobozi, n'utwo washyizeho ukazigama, twose ukarya utwo ufite, ukarya turi muri banke, ukarya n'utw'abandi, ukarya n'utwawe, ukarya n'udusigaye, warangiza ukajya kurya n'utw'ideni tw'abandi utazishyura, wanapfa ugasigira urugo agahinda n'imibabaro uko wariye ibyawe, ibyo wabitse n'ibyo wazigamye n'iby'abandi, ukabura hinutse ukabura agiye. Rero satani kugira ngo abashe kugera ku buzima bwawe, ni ukuri hari ibintu abantu badakora mu buzima, ngira ngo mbisubiremo munyumva. Ku munsi wa 21 hari abantu b'inyangamugayo, atasambana, atarwana, atabeshya, atakwica, atahemuka, b'inyangamugayo nkabarya, nka muntu wabwiye Yesu ati amategeko yose ya Mose narayumviye ndayubaho. Undi aramubwira ati gurisha ibyo utunze byose unkurikire. Ayemera akaba yubahije, akaba ari aho we atanazo no mu rusengero, ariko atagira ibintu akora, atasambana, atakwiba, atanasenga, atanirimo, ariko mu bunyangamugayo bwe nuko abayeho hari ibyo yirinda. Rero uwo nguwo ntiwibeshye ngo satani azamutera gute. Hariho n'imyaka ugeramo ntunabikore, ukaba supposed kubireka wanga wabyemye, uko wakora kose ugomba kubyihorera. Ngira ngo uranyumva neza cyane. None ugasanga icyo cyo ntari bugikore, ntari bwicane, ntari busambane, ntari buroge, ntari bugambane, hari ibyo atari bukore mu buzima bwe, umwanzi akabura hanyura. Rero nta yindi cano, nta wundi muyoboro satana nyiramo kujya kugereho, nuko aca ku mubiri akaguteza uburwayi, setu akanyuraho ngaho akabombarida ubuzima bwawe. Yaba bomba ridangiza ishinge, ng'iby'ibinini kwa muganga, ng'iby'ibyago, ng'iby'ingorane, ng'iby'ibihombo, ng'ibyo gutwarwa amafaranga, ng'ibyo kubura kubigenza, umwe yarwa. None ku buryo yamaze kwata kuyu mubiri, umubiri akawufata akawujegeza, nibwo umubiri utangira kwiyatakira ubugingo bwabwo. Akano kantu mukumvise, iyo satani amaze kujegeza umubiri ahita yigira ku ruhande, umubiri ubwawo utangira kwataka ubugingo. Sinkeneye kubaho, sinkibishaka, nk'ingaburira, bamwe bakigunga, abandi bagakora ibyaha, abandi bakihemukira, kuko yafashe umubiri arawuzirika, arawufata arawuzinga. Yaguteje indwara z'uburyo bwose, yaguteje iz'abarozi, iz'abagome, iz'abapagani, yaguteje indwara zo kwa muganga, yaguteje indwara abaganga batavura, yaguteje iz'abarozi n'abacuragura baguhuhiriye. Ibintu birateye ubwoba, akana karara karira kabyimbye mu nda, nayo babyimbye mu nda, ni ibibazo, ni imiti y'ibyatsi uranywa yo kwa muganga uranywa, nibyo bakurangiye ujyamo, bakubwiye ujya aho ngaho, bakurangiye umuvuzi ujyayo, aho warababaye. Kubera iki? Satani azi neza ko hari abantu batanasenga, bataba no mu nsengero, ariko bifitemo ubumana muri bo b'inyangamugayo, bita inyangamugayo, atakora ayo mafuti, avuga ati ntasambana, ntiyiba, ntagira gute, ntarwana mu kabari, ntituramubona kubita amacupa. Uwo muntu namukura. Rero ahita yinjira muri buno buzima bwo kurwanya. Nyaboneka Nshuti unkurikiye, wowe uri ku bumwe bw'abera ministries, umaze iminsi nkurikira, ngusaba gukomeza yo kandi ukabikora neza cyane 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 rwose, kandi yagashango yata ku buzima bwawe, kandi akurwanye bigeze kandi bigere ku rwego birenze uko amagambo yumva. Bivuze ngo icyo gihe afata bwa burwayi, rimwe agatera uburwayi umugore, agatera uburwayi umugabo, agatera uburwayi mama wawe, so wawe, bene wanyu, mbega mukaba mukavuyo k'uburwayi no kuremba, no kumva wihebye, no kumva ibintu bikugoye. Urumva? Ariko icyo satani abagambire nta kindi, ni ukugira ngo ucike intege, ni ukugira ngo wangirike mu buzima, ni ukugira ngo uhore urira, maze urugo rutangire rugira ikibazo, kagasuzuguro kabazeho mwese, mubure icyo mukora, mubure niyo mujya, maze umubabaro ubasange, musange mwisonze mu bibazo bitari bikenewe. So ni byiza ko umuntu agomba gutekereza ibintu bikomeye muri we. Ni byiza ko ukwiye gusaba Imana ikabana nawe. Ni byiza ko ukwiye gusaba Imana ikagushyigikira.
ni byiza ko Imana ikwiye kukurengera. Hallelujah. 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 Muraya mavuta kandi Imana iri kumwe nawe iragutabara kandi kurengere kandi gufashe rwose. Imana ikurengere muri byose. Rero umwanzi icyo amaze kwataka hano cyo twakoraga kuba gukora bitagishobotse, agucishije bugufi, gukora biranze, ibyo wakoreye byose uranabitwaye, n'ibyo abandi bakoreye urabitwaye, noneho usize. Hallelujah. Noneho ugiye gusingira n'ibyo abandi kubera ko ibyawe byarangiye. Ikindi ukwiye kumenya gikomeye nuko satani kugira ngo ahombye famiye, kugira ngo ahombye umuryango, kugira ngo ahombye ubuzima, nuko yinjiza uburwayi butera igihombo mu muryango. Kandi guhomba ni ikimenyetso cya karande. Aziyaranja aguhishe ko ari karande, ahubwo yinjire mu burwayi kandi akora ibintu bitari ngombwa, kandi yashaka kwinjirira ahandi hantu hatari hemewe, hatari hakenewe, hatashakaga, yinjiremo nk'ugiye kukubombarida, yinjiremo nk'ugiye kuguhiga, aguhigisha ubuhindu, atera igihombo ubuzima bwawe bwose, mwisange mu gihombo. Rimwe n'ubwo mutari ko nyamara senya ni karande, ni inyatsi n'imyuka mingo yango n'uburwayi ngo kwa muganga barabubonye. Yes, ni uburwayi, ariko umubisha, umugambanyi, sekibi, seshyano, satani, utagira ubwenge, uvogera habonye, utagira hatinya, yinjije bya bihombo. Ikindi nkubwira, buriya abantu benshi mubwira utari ko nyamara senga Imana, tekereza ujye kure, reba ikintu ukwiye kumenya, reba ikintu ukwiye kureba. Utari ko nyamara ati we yarabyumva, ati basanze ari igifu, ati kwa muganga basanze ari impyiko. Indwara yose satani abayihisha inyuma. Niyamenye kurwaye aravuga ati okay, noneho ndamusenyera, ndamuhombya, ndahombya iduka rye, ndahombya business ye, ndamuhoza mu bitaro, ndamuheza mu bitaro, abandi bahere mu ruzenguruko, abandi bazerere, abandi mbananize. Nuko gahunda zimeze. Ngira ngo uwo mbwira we yanyumvise. Ya modoka yagiye ite, rya gare warigurishije gute, ya moto yagenze gute, bwa butaka bugurishije gute, wabuguzemo ngo bakirize, ntabwo uzi icyo byakoze, ahubwo so wabishyizemo yaragarutse ntiyagucitse. Helema utanse. Ariko muri aya mavuta yitariki isoza, iyitariki isoza amasengesho, ariko idahagarika gusenga. Nakubwiye ngo ndahari, twanabiganiriye, nanagusura mu rugo. Chewe niba ubona kuza ngo ngusengere nanaza, kandi singombera ngo ni za modoka zihenze, nanakwitegera, kuko yukijijwe ugakira indwara mu ijuru. Impundu ziravuga, kandi iyo zivuze zibuka watumye izo mpundu zivuga, uw'Imana yakoresheje kugira ngo impundu zivuge, zituma uw'Imana yakore dokando reboni foza itanse alwerkent poni alawsai. Tukeneye kwinjira mu mpinduka n'amavuta yo guhindura. Rero satani yinjira muri ibi byose akagutera igihombo. Cya gihombo kikaba kirakwinjiriye, ariko ku butamenya bwawe no kudasobanukirwa kwawe, kikinjira kikwataka, kikumenasa, kiguhiga, kiguhagurukira, ariko ntubyumve. Twakwisha ngo yago kwa muganga barayibonye, sawa, barayibonye, se bazakuvura ntacyo ukoze. Ubushize se wari umva aho umuganga bafunze kubera ko yavuye umuntu agapfa ntakire?
rwose ukajya ugapfa bakagushyingura kubera ko baguhaye imiti biranga nyine uragenda nta rubanza bamubaza yakoze inshingano ze, ariko wahombye. Ikindi gituma umuntu kurwara satani muri ya karande akohereza gutuma utakaza amahirwe mu buzima bwawe. Nta mahirwe wagira. Bavuga ati ko tukuboneye akazi kure sinasiga umurwayi wanjye. Reba amahirwe batakaje kubera indwara yo mu muryango. Reba amahirwe batakaje kubera indwara ikorimo. Reba amahirwe batakaje kubera indwara ya bene wacu. Reba amahirwe wabuze kubera indwara yari ihari. Ibyo bigutere kumva ko hari impinduka, ukeneye deliverance mu mutima wawe, ukeneye kubahoka iyi ngoyi, nawe ukanezerwa mu izina rya Yesu. Banza umindeberemo. Reba udufaranga wa savings udukura kuri konte kubera indwara. Ntudukuyemo gura inkweto, ntudukuyemo guyubakira inzu, ntudukuyemo ugiye gura agasambu, ntudukuyemo ugiye kuzana impinduka, ntudukuyemo hari icyo ugiye kuba, udukuyemo kubera indwara mbi yatatse umuryango wawe. Ibyo wa savings bitwaye na sekibi, kandi sekibi aguhishe kari nkabikora. Ntabwo uri buze kubimenya. Uramubwira utari ko nikati ibyo karande byanyu mnazi byari byo, ariko zamurandaranzeho. Kuba muganga yayibonye ntabwo bisobanura ko satani atinjiramo. Reba igihe muhatakariza, ibyo muhatakariza n'uburyo muhavunikira. Reba akajagari kaza mu rugo, abantu badahari barahungabanye, kandi byanarangira mugasanga murahombye. Wabwira umuntu ibyo bintu ntabwo ari byo. Turumva ati oya nange murakabya, ntimukajye mukabya nange bimeze gutyo, ntimukajye mukabya biteye gutyo, ndabakundiye mumbwira ngo turakabya. Ibi ni inshingano zawe. Ibi ni ukubimenya. Niyo mpamvu umwe bwabera ministries iriho itari itorero, itari idini, ahubwo ari umuryango ugufasha, wemera ugashora amafaranga, ugashora ibikoresho, ugafata igihe kugira ngo uwunguke bwa bwenge. Bigutwaye iki? Ko bitagombera amafaranga, ko bitagombera amashuri, ko bitanavuna wa mugani ura muririmbyi, bitabaza nubigize, cyo utabasha guhindura mindset yawe ngo urebe. Fata amafaranga wari ufite, reba ibihombo wabonye. Wasibye kujya yoshyirayo umuntu, ubundi usiba kujya hari ibyo watakaje kubera ibihombo. Rero umwanzi anyura muri bwa burwayi. Niyo mpamvu kino cyumweru twahagurukiye gusenga no gusenya indwara mu bakurikira umwe bwabera ministries n'abandi babiza mu bushyashya. Kandi izo mbaraga zirahari. Si kubw'amaboko yanjye, si kubw'imbaraga zanjye, si kubushake ngo n'ubw'umwuka wera w'Imana akora ibitangaza. Hallelujah. Kubw'umwuka w'Imana ukora ibitangaza. Uwo nguwo ari we uzakarema ibidahari, agafata ibidafatika, ibindi akabyoroshya. So ruguru utakaza amahirwe mu buzima. Indwara satani yinjiramo, umuryango atakaza amahirwe. Ikindi ni urupfu, ariyo karundura. Urupfu rubi cyane. Mutanze y'amafaranga, murwaje akana, murwaje umugore, murwaje umukecuru, murwaje umusore, abantu bakoze impanuka zikavuna abantu, muragira mu kagara tabagamo, abandi bakajya bihagarika muri sonde, abandi batigaburira nabi cyane, ibintu biteye ubwoba. None urupfu rukaza, abantu bagakenyuka, abana bato bagapfa, abakubye kubyara bagapfa, abana bato gupfa byo tuzapfa twese. Ariko hari ugukenyuka maze bikaza bishoreranye, bihiga ubuzima. Ugize amafaranga watakaje uvuza runhura napfushije, kwa gupfusha urongera urasahuye ugasanga winjiye mu rwobo rukomeye. Nyamara gupfa ko tuzapfa, shobora no kurwara ngapfa, ariko ntacyo ntwaye umuryango, ko inzira yacu ni imwe. Ariko se akana gato, ugize umugabo uri mu rugo, ugize upfuye, ubuze umugore, ubuze umugabo, ubuze mama ukimukeneye, ubuze amaboko yarakuriho, ubuze sheri waguhahiraga, ubuze sheri wagukundaga, ubuze hani wawe inshuti yawe waramwarabanya akaramata, kandi agiye anajyanye n'ibindi nayo n'ubukene buragiye. Ubuze umuntu, ubuze amahoro, ubuze n'ubutunzi, ubuze n'icyerekezo, ukabusigaye heherero. Niho ruzarota bagusambanya ninjoro, uroteza nzu ziteye ubwoba z'urupfu rwose, kuko ari karundura kandi byinjiye mu buzima bwawe. Ibyo byose bizagutera ikibazo. Nakubwiye ngo indwara igutera gutakaza amahirwe,
indwara igutera kuba ntacyo ubasha kugeraho, indwara igutera kuba udashobora kugira iterambere mu muryango naho uvuka iwanyu, kandi indwara zitera igihombo cyangwa zigutera guhorana icyangiro mu bantu nta muntu kwitayeho. Ikindi kubura inshuti cyangwa se kuba utagira inkuru za mu buzima bwawe n'ibyago n'amakuba no kumva hagiye kuvugwaho, kuba nta mahirwe yo kubona ikindi cyane n'indwara zibyuzwe kuzaho cyane. Ikindi guhora ukorwa n'isoni n'ikimwaro, ukumva isoni zagukoze, kwibaza umuntu agiye kwambara indwara runaka ndabivuga ngo dusona gute ugasanga ikimwaro bikuriho, kandi nabwiye ngo igihe cyose nta mahirwe wabona kubera ko barakoza ngo zana icyemezo cy'uko utarwaye n'intambara rwose. Ubukene bw'amafaranga bukaza bakuzonga bukaguhagara ukabuza amahoro, ugasanga urakennye, ugasanga urabagira amagambo ibintu byo bikurahuje, ubuze ibintu ufata ubundi ahantu werekera, ufite ukuntu kubimeze, ufite kubigenza, kandi Imana ukabona ko byose irimo igenda ibona ko ukwiriye guhinduka, asanga birakugoye kandi rwose, kandi byari bikenewe yuko Imana igutabara kandi ukarengerwa nayo kandi ukavuga neza cyane. Rero ni byiza kandi birakwiriye, kandi Imana yo mu ijuru igufashe mu nzira zose, kandi Imana ikunyambikira imbaraga, uri umuntu w'Imana. So rero ubwo bukene bw'amafaranga bukaza, hakabamo gutabwa, abantu barakurambiwe, ikindi inzugi z'umugisha zigakingwa, ibindi byose hakazamo bwa bugumba, kutabyara, kurumva cyane. Hariho kuburwara ntiwasama ntiwabyara arembye imeze gutyo, hakaba ubugumba bwo mu murimo, hakaba ubugumba bwahe hose ugasanga burahari, kandi ugasanga ibintu byose niko bigenda bimera. Urumva ni ikintu gikomerera ubuzima bw'umuntu, kandi kituma umuntu atabasha kuboneka mu nzira zikwiriye, kandi Yesu akwiye kumurengera. No kuvuga ngo rero bwa bugumba mu murima hakagumba, mu iduka hakagumba, ntugire icyo usarura, ntugire icyo ubona, abana ntibige neza, bwa buzima ntibukunde, kandi byose bikomeye, ugasanga biragoranye, ugasanga biteye ubwoba. Ibyo byose ugasanga ko ari inzira izabiruhanije, kandi ari inzira, kandi buriya ibyo byose Imana igomba gutabara abera b'Imana, kandi ikabatabara mu buryo bukwiriye, mu nzira zikwiriye, ahantu hakwiriye. Ukarinye ugasanga waragumba cyane, ndasenga mu izina rya Yesu iryo duka rizamuka, akazi kazamuka, amahirwe azamuke. Muri aya masengesho Imana ikurengera. Ikindi uzarota inzozi mbi, divorce mu bantu bagatandukana, gucishwa bugufi, gukubura icyo ukora, ibyo wakoreye kikagenda, igihombo cya buri munsi, guhorana amakimbirane mu rugo, guhorana amadeni adashira, intambara n'urupfu rugasoza, byose ugasanga ubayeho mu buzima bubabaje. Rero ubumwe bw'abera ministries of Takanagira amateka nibi twakubwiraga. Rero satani nari ngiye kuvuga ijambo rishekeje, mwari kunseka, byari kuba ibintu bitatworoheye, ivuga ngo satani ni umukoboyi cyangwa niki, ariko ari ikintu gikomeye kandi bikagenda neza. Satani ukuntu abayeho, bivuze ngo mu nzira twarimo ducamo tuvuga aha hantu, satani akifuza gutwara ibyo byose. Rero ngiyi karande tukubwira, ngiyibazo kuba muganga yayibonye ariko byatwaye ibyawe, kuba umupfumu yabikoze byatwaye ibyawe. Cyo tubona ni uburyo satani anyaga ibintu byawe n'ubuzima bwawe bwose. Rero kubwaya mavuta n'imbaraga z'ibitangaza gukora kw'Imana, ndabomora ibirere by'abadayimoni by'abarozi, ndasenya muri aya mavuta. Ndavuga ngo Imana ibanire kandi Imana gushyigikire. Reka nkubwire ikintu gikomeye, turi kumwe, dushoje amasengesho y'iminsi 21, ariko ndushoje gusengera abantu. Ndahari, waza hano igahanga ndahari, waza aho nkorera ndahari, wanampamagara ndahari, tega indege, tega imodoka, karibu. Hari bitangaza imwe tugusengera. Imana umunyamakuru yose agukwiriye, muhabwe umugisha n'Imana. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ubuhamya hafi ahangaha. Shalom shalom, mugubwe neza, mwuka wera Imana bazeho kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Murabagaciro. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.